Dutangiye inkuru yacu tubona umunyeshuri w'umukobwa yirukanka mu muhanda, ariko hagati aho ngaho undi muhungu nawe uri mu muhanda. Udusaba kwereka umunyeshuri w'umukobwa yaragiye ageze mu muhanda ahita agonga undi w'umunyeshuri w'umuhungu, ubona ko disi yamukubise hasi aramugonga, arangije telefone ye arayimena nk'uko muri kubibona. Udusaba kwereka wa munyeshuri w'umuhungu yababajwe ko telefone ye bayimennye, ahaguruka atongana ati kubera icyo umeneye telefone, kubera iki? Udusaba kwereka umukobwa yatangiye kwisobanura, umutipe rero atangira kumubwira ati bahe koko wambabariye. Umukobwa nawe se agenda aramucika yirukanka amubwira ati ndekura njye ndumva nimereye nabi. Udusaba kwereka umukobwa yese agenda yirukanka asiga wa mutipe agenda yirukanka nyine uko muri kwibona, agenda afashe mu nda ashinyirije, ntabwo tuzi ngo arwaye iki, gusa icyo tubona cyo nuko arwaye mu nda. Udusaba kwereka umukobwa wacu yaje yirukanka ajya muri toilette, atangira kwirutsa ati ati mana we nari mpfuye. Udusaba kwereka umukobwa wacu nkuko yari ari muri toilette atangira kwitegereza gake gake, ayitegereza ubona ko disi wagira ngo ageze aha ngaha, atangira kureba ahantu ati se mana nyina warinjiye ahantu hatariho. Udusaba kwereka wa mutipe nawe yaje aramukurikira, aho twanyeye ko umukobwa yakinze ntabwo umutipe yamusangamo. Udusaba kwereka umukobwa yatangiye kuvuga ati ese weho uri hanze ninde, ihangane mbanze nkora ibyo ndimo mbanze mbirangize ndaje mu kanya, si byo se? Udisi azi ko ari kubwira umukobwa mugenzi we, kumbe ni wa mutipe wamukurikiye, ariko nyine ntabwo azi ko ari umutipe waje. Udusaba kwereka wa mutipe asa nkaho yabonye ko umukobwa arwaye, arangije amukurikiye tundi mukobwa nubwo ameneye telefone wundi ni muntu ki. Udusaba kwereka umukobwa byaramubabaje, yatangiye kuribwa cyane, atangira kuribwa mu nda ubona yuko nyine byamurenze, atangira gushinyiriza. Udusaba kwereka ako kanya hari umuntu wazanye padi azicisha munsi y'urugi nk'uko muri kubibona. Udusaba umukobwa byaramutunguye ati se kandi utuntu nini utunzaniye. Udusaba kwereka ibyo byararangiye, mwarimu wacu azana wa munyeshuri w'umukobwa mu ishuri, ko umukobwa bigaragara uyu mukobwa ni mushyashya muri kino kigo. Ubwo disi yabakizana n'umwana wa mwarimu, wa mutipe aratungurwa ati urasi wa mukobwa. Udusaba kwereka umukobwa nawe yaramurebye atangira gutekereza, atangira kwibuka yuko bigeze guhurira ahantu, dore disi abantu kunyine batangira kuba inshuti. Udusaba kwereka umukobwa agize ibyishimo muri kunyesha kwigana n'abantu nyine yari yishimiye, yagira kagatipe agaseka. Udusaba kwereka baragiye bariga nta kibazo ko muri kwibona. Bamaze kwiga break yarageze, break igeze nyine akaruhuko nk'uko mubizi, ko gifatira akabaga ke ati kanagire muri break. Ataragenda wa mutipe aramubwira ati icara aha ngaha, undi nati oya ndagenda, undi nati icara aha ngaha ariko mbanze nkubaze. Udusaba kwereka umukobwa yahindukiye n'umujinya, atangira guhindukira gake gake atundi nkawe umbaza iki, watse nkigira muri break. Ati ukubona isoho twahoye cyagiye hanze ra? Umutipe ati yego nyine njye wameneye telefone utangiye kunyiryaho, telefone yanjye uzayigura uranyumva neza? Umutipe ati telefone yanjye yarampenze we. Udusaba kwereka umukobwa yatangiye kumukubita atari ku wundi nkawe wajya ugabanya umujinya, ngiye kurana nakugonze ugeze ubona nkugonga mbishaka. Udusaba kwereka umukobwa yahise yigendera arasohoka. Ibaze nawe bakumeneye telefone barangiza bakagenda batya. Udusaba kwereka umutipe ari kugenda agenga sateri wa mukobwa, umutipe aragenda arasezeza inkweto zihita zifunguka. Barakwereka ariko hari umucuti wundi we yaraje gake gake abibona, ahita amukubita umugeri aramusunika, dore ngo umutipe aragenda akagwa neza mu maguru y'umukobwa neza. Udusaba kwereka umutipe yaravuze ati mana we none warangije mana yanjye, kandi barazi ngo ngewe uginga ngende ngo ujye mu maguru ye. Umukobwa ati njye ushaka kundunguruka nasoni? Umuhungu ati oya ntabwo ningiye rwose, ngiye barantunitse. Udusaba kwereka aho byaramucanze, atangira kuvuga ati mana we none umugenzi wanjye baramwica. Umuhungu ati oya ntabwo ngiye n'ukuri kw'Imana. Udusaba kwereka yasa musiga ngo arirukanka ati naza no kwipfira aha ngaha, uyu mukobwa ntabwo namwizera yanankubita. Umukobwa ati ngiye n'undi munsi nzagukubita uranyumva neza, uzibeshye wongere. Barakwereka undi nawe se yigendera, mba nabazaniye inkuru, iyi nkuru ni agasobanuro k'urukundo, mugakuremo isomo. Ndagusaba kandi kuri subscribe nturayikora, kandi nayo yakoze ndagushimiye. Udusaba kwereka umukobwa byaramubabaje, azana amazi ahita amena kuri wa muhungu nk'uko muri kwibona, ayimumenaho arimo ariga
ndibira ba bandi kandi uyu mutipe niwe wabiteye. Umutipe aravuga ati none mana yanjye we uramukobwa ko ari umugome biragenda bite? Arakwereka umukobwa nawe yaraje amumenaho amazi. Umutipe araguruka ati urande ibi bintu nkoreye njye uramenaho amazi njye sinagusomye ukuntu byagenze njye baje baransunika. Ndebera nawe mutipe ukuntu yihangana. Umukobwa bwa mbere yamumeneye telefone nubwo atanabishakaga ariko ndebere we nta nubwo ajya yihangana. Barakwereka wa muhungu yaraje, umukobwa agiye gukubita wa muhungu undi namufata ukuboko ati uyu muhungu mureke ni njye wamusunitse, basi njye abaye njyewe hana ariko uyu ngo mwihorere sibyo, ni njye rwose wamusunitse ntabwo yabishakaga. Barakwereka ubwo disi umukobwa byaramubabaje ati yo kumbe nakurenganyije. Ubwo disi ubona yatangiye kubona ko atangiye kwicuza ati basi mbabarira sibyo se. Umutipe na rwose umutipe wihangana nta n'ikindi kintu yamukoreye, ntamubwiye ati genze nyine nta kundi. Barakwereka umutipe uri ko nawe yatangiye kureba wa wundi nawe ati byose si wowe wabiteye se, si wowe wabiteye we turaza kumbona sha uranyumva neza. Kudisi atangiye kumukubita amakayi ati urande ibintu nkoreye wande ibintu nkoreye koko ukaza ugatuma njye nseba mu ishuri gutya. Kudisi barakwereka ibyo byarangiye, break irajyana none bagaruka mu ishuri. Noneho wa muhungu wacu n'umukobwa basigaye bicarana, ubona ko baje kumenyerana, baje no kwiyunga, basigaye bicarana. Umutipe ari kubona ko aho mureba akana ko mu jisho gake gake ariko nyine yiturije nk'uko muri kwibona. Ariko umukobwa nawe aba yikundira gushushanya, yaba ari aho ngaho nyine yaba yicaye agafata agakayi ke agatangira gushushanya gake gake. Ngo disi umuhungu yari aho ngaho sinzi ngo hasi sinzi ikintu akwiye mu mufuka uyu mukobwa yari yambaye sinzi ngo ni igiki. Ngo disi arakwereka umuhungu yatangiye kumufatisha gake gake. Umukobwa atari ku bundi wande kwengera afata ngiye warambyaye jya ndekora hanyumva neza kuko batwishyura njye naguvuze ko ushobora kumfata uko ushaka. Ngo disi barakwereka batangiye kugenda bakina, umukobwa akajya amwihanaguzaho ubona ko nyine umukobwa disi ashaka kubakina ngo baje kumenyerana. Umutipe akamusunika ati mvaho nekamveho ndabazi de turabazi iyo mutangiye kutwishaka hose mugende. Ngo disi barakwereka agakobwa nyine kaba kishimye, ubona ko disi abanyeshuri bacu batangiye kumenyerana bagakina mu ishuri nkaho bakize bagakina. Hakuna gusa wowe uri umunyeshuri kureba ino nkuru ujye wiga ntugakora ibi ngibi ntimukishinga abangaba ahangaha gusa nyine nikikwereka yuko nyine abantu baba bakundana baba bishimiranye baba disi barabaye inshuti. Umukobwa disi aba ari kumukinisha ubona ko nta mutima mubi we, umuhungu nawe nta mutima aba yifitiye. Disi umukobwa yatangiye kujya ashyira utuntu tw'utunyugunyugu ku kuboko k'umuhungu ariko umuhungu nyine ntabwo aba yabibonye nk'uko muri kubireba. Disi barakwereka inshuti zacu zari ziri umuhungu mu ishuri uko bagenda disi bakina bishimye. Barakwereka umukobwa umuhungu wacu yarakugendeye afata kagakapu k'umukobwa sinzi yagiye gukuramo iki. Umukobwa ati wampaye agakapu kanjye. Umwana mama yabonye ati aho ngo muri mu biki. Disi barakwereka umukobwa asa kamwaka. Disi umwarimu ati weho haguruka ugende. Arabwira wa muhungu warimo kwendereza umukobwa. Barakwereka ariko umwarimu ati umva ndavuze ngo sohoka mvira mu ishuri, ntabwo wumva mvira mu ishuri kandi utabyumva jya umbwira naza kubikumvisha. Kumbe umukobwa byaramubabaje ati kuki ushaka kumusohora ariko ku mutima kagaseka. Dusaba kwereka umutipe ifata ibitabo bye byose ataha reka ntigendere da. Mu kugenda ariko yataye ajenda, ntabwo tuzi niba tutabishaka, icyo tubonye cyo nuko nyine arayitaye. Umukobwa wacu yaragiye ati utaye ajenda ariko nanone yaravuga ati kamenya mutoragurire ndaza kuza kwimushyira. Mu kwitoragura ariko barakwereka yahitaguye gake gake nk'uko muri kubibona arayifata ati ku mwe na ajenda harimo iki kana ajenda harimo amabanga y'umuntu. Ngo disi umukobwa wacu yatangiye kurambura agwa kuri paje neza yatwaye utunyugunyugu yashyiraga kuri kwa kuboko k'umuhungu. Yatangiye kwibuka uko yatumushyiragaho umuhungu akamwihorera utuntu twose yamukoreraga. Umutipe yarabyendaga twa dupapuro twose ibintu biriho akadufata akagenda akadushushanya muri ya kayi akadushyira muri ya ajenda. Disi barakwereka umukobwa byose atangiye kugenda abyibuka ukuntu byose yamukoreraga utuntu twose akagenda akadushyira mu ikayi. Umutipe akamwihorera ariko akadushushanya. Ndeba nawe mutipe ukuntu yita ku bintu. Ubwo disi barakwereka
twese yadufataga akadushyira mu ikayi ariko yiturije nta kintu yavugaga. Kugeza umukobwa byaramurenze ati yo handitseho ngo ijambo ngo you are my sweet, bivuze ngo umutipe yaratangiye kumukunda akagenda ashushanya utuntu twose yaramuhaye. Udise umutipe yarabibonye ko ese agenda asa yirukanka ati ntabwo yemerewe kunsomera ibintu. Udise umukobwa ari gusa we yabibonye ko umutipe harimo akantu. Udise bakwereka baje kuba inshuti n'abanyeshuri bose babibereye muri break bakifotoza, ubona ko disi babaga bishimye bagasigarana ari bonyine bameze neza mu mafoto. Ubona ko disi abanyeshuri bacu baje kumenyana gake gake babaga bishimye bagakina bagaseka. Ubona ko disi umutipe wacu n'umukobwa batangiye gukundana bakaba inshuti, barakundana urukundo udukaya hafi. Ese wowe mugenzi wawe shere wawe aguha keya mujye tumutubwira mu comment. Ndagusanga uduhe comment, usige like, ukande subscribe, uduhe keya, uduhe na like, nurangiza utubwira ati iyi nkuru nayikunze. Natwe mujye muduha keya mureba inkuru zacu tubaha, mushyire muri comment ati ku bundi uzaduhe n'indi nkuru imeze gutya. Ndagushimira ko wowe wakoze subscribe kandi utarayikora, ndagusanga uyikore. Imana iguhe umugisha. Nkuko muri kubibona nyine abanyeshuri bacu bakomeje bishimye, ubona ko bameze neza, bagenda banyine babona bakina batungana gake gake. Ubona yuko disi babaga bishimye bameze neza, urukundo rwabo rwaje kuzamuka. Batangiye bwa mbere mu muhanda bahura bwa mbere, uyu mukobwa aje mu kigo bwa mbere. Ubona ko disi arwaye mu nda, uyu mutipe aza kumuzanira padi ati akira ubuzikoresha. Barakwereka abanyeshuri bacu yatangiye kujya mufuhira ati uyu mukobwa umushakaho iki, uyu ni wanjye mamene, uyu ni wanjye ntuzongere kumukoraho. Ubwo disi barakwereka umukobwa wacu barakundanye urababona. Ariko ese wowe shere wawe aguha keya? Ndagusaba ushyire muri comment, uduhe like, uduhe share. Ndagushimira kandi wowe wamaze gukora subscribe. Nangasoje inkuru yacu, inkuru nakagaruka. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.